Yes, twongeye kubasuza cyane rero tubifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye, tubifurije kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, birumvikana turi tariki enye z'ukwezi kwa 12 turi mu mwaka wa 2024. Tuzindutsira muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru agezweho, akaba n'ubundi nk'ibisanzwe ari amakuru agiye kugenda yibanda muri aka karere kibiaga bigari, ariko by'umwihariko akaza kwibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane yabaga ku munsi w'ejo, twatugiye kugaruka ku munsi w'ejo ku rugamba rwabaga mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri teritwari ya Rubero, kuko niyo ku munsi w'ejo yiriwemo ikintu cyitwa umuriro, icyo twakwita isasu rivuza ubuhuha, imirwano ikomeye cyane yanasize ndetse M23 yigwijeho cyangwa se yongeye gufata utundi duce tugiye dutandukanye, ndetse ibirendiro bijyaye rwose ndetse naho iherereye bikaba bigaragara ko rwose mu masaha make uyu munsi biramutse bigenze nkuko ku munsi w'ejo byagenze, dushobora kuvuga ko yamaze kugera ahantu bita mu byukuri muri zone cyangwa se Rubero ku zone. Ibi byose turaza kubigaruka, ubwo muraza kumenya uko urugamba rwari rumeze ubwo isasu ryafungukaga mpaka bageze za hanganyine zahitwa ngo ni HUTWE. Byose turaza kugenda tubibagezaho. Turaza kugaruka muri za Masisi, naho ku munsi w'ejo umuriro wakaga hano za Masisi, ahantu rero mu byukuri habereye imirwano. Aha ni hehe hose turaza kugenda tubabwira. Abazarendo nabo bagira gutya rwose baricanga bati tutagiye kugaba igitero kuri M23, mu byukuri ntago byavamo. Abarongo bakaba ari abasirikare cyangwa se ari abazarendo cyangwa se umutwe wa Nyatura, uyu akaba ari Generali Jean Marie. Ejo bakaba bagize gutya bagaba ibitero kuri defense ya M23, ariko ibyo bahahuriye nabyo ni bya biri n'ubundi bavuga ngo imbwa yaboneye ku mugezi, bahabona urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Nibindi byishiro turaza kugenda tubireba. Icyo usabwa cyonyine ni ugukanda kuri subscribe niba utarayikanda, hanyuma kubayikanze mbabwire ntimukomeze munogerwe na gahunda zacu, mukanda like ndetse na share. Mbere ko twijira amakuru mu buryo murambuye tukababwira akaga gakomeye cyane izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zahuye nako mu byukuri ku munsi w'ejo. Nyimira tubanze twumve mu byukuri iyi publicité cyangwa se uyu mufatanyabikorwa rwose w'ikiganiro icyo agiye kutubwira. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza, twongere kandi tubahe ikaze muri amakuru mu buryo burambuye. Amakuru yacu ro munyemere tujye kwahera hano gato cyane muri Masisi, turebe naho ejo urugamba rwabaga. Mbere ko twinjira aho ibintu byari biri kubera ku munsi w'ejo, ari naho murimo kubona ifoto yaho mu byukuri aho urugamba rwabaga. Aha rero ikaba ari ifoto yafashwe rwose
bujya gusa naho rwose bucya mu masaha mu gitondo, ariko ahangaha urugamba rwe rurimbanyije, nubwo mu n'ikirere cyari gisa neza, urugamba rukaba rwara urugamba. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo yabereye ahantu bita ngo ni Rwamwa. Aka gaciro ka Rwamwa rero ubwo birumvikana hano muri Masisi niho duhereye, aha hakaba ariho habereye imirwano. Rwamwa rero akaba ari muri sheferi ya Bashari. Iyi Rwamwa rero bakaba bakubwira ko rwose iri hagati y'ahantu bita ngo ni Kinyana naho bita ngo ni ku Munema. Hanyuma mu by'ukuri Wazarendo bakaba baramanutse bagaba igitero karundura. Wazarendo mu by'ukuri bo kwa General Jean Marie bakaba baraturutse ahantu bita ngo ni Imukengwa. Ahitwa Imukengwa niho baturutse, barakumanukira banyura ahantu bitazabibwe, ahantu bitazaba bambuka umugezi, bagera ahantu bita ngo ni Rwamwa. Aha rero Rwamwa hakaba ariho nava ngo hari defense zigera kuri 3 za M23. Defense ebyiri rero bakaba mu by'ukuri barazatatse bazigabaho ibitero bikomeye cyane, ariko ni imirwano itaramaze igihe kirekire cyane bitewe nuko M23 n'ubundi abangaba Bazarendo rwose kubirukankaho ibirukaho nkiri kwirukanka rwose ku misega. Niko rero byagenze ku munsi w'ejo rwose batatse, bazi neza ko ngo M23 ngo hari abasirikare bake ngabandi bagiye gutanga musada. Hanyuma nyuma ko batatse M23 ibasubiza inyuma, hanyuma ndetse kubera ko zari defense zigera kuri 3, defense ya gatatu batigeze bataka yahise ideboroda irabazenguruka ijya kubategera mu nzira bari baturutsemo. Hanyuma mu by'ukuri ibarye cyitwa ambushi irangije irabarasa. Nyuma rero yuko yabarashe baje guhita bagira gutya rwose baratatana baca inzira z'ishyamba, umuhanda wari wabazanye ntibongera kuwusubira mu by'ukuri, ahubwo bagenda binyurira iy'ishyamba, nabwo bagenda babiri bacikaguritsemo ibice. Ibi byose urakaba bitewe nuko nyine M23 yari bariye ambushi ibakoramo mu gihe bari barimo barataha, bituma rero bataha mu by'ukuri intagararane nka twadushwiriri umwanyuraha undanyuraha, ariko rwose bakaba bagiye bikwikiriye cyangwa se baca iy'ishyamba bataye umuhanda bari banyuzemo bagaruka. Nuko rero imirwano yo muri Masisi yabaye ku munsi w'ejo ni imirwano itarabaye igihe kirekire, ni imirwano itarashamaje ku buryo rwose banageragezaga guhamagaza muri biriya bice. M23 yahamagaraga muri biriya bice iti ese tubahe umusada, akaba batoye rwose nta musada, aba Bazarendo n'abazarendo mubareke turabishoboreye. No rugamba rutigeze runamara n'isaha kuko urumva kwa rukubirukankaho kwa rukubakinagiraho nta kindi cyabaga hariya usibye rwose kubirukankaho babarenza babashwiragiza. Niko ibintu byari bimeze aho urugamba rwaberaga, ndetse urugamba rukomeye cyane. Niho tugiye kwinjira sasa, niho tugiye kwinjira ahaberaga urugamba rw'inkundura. Aha ni muri teritwari ya Rubero. Uru rugamba rukaba rwasize M23 yegereye ahantu bita rwose Rubero kuri zone. Nyuma y'imirwano yabaga ku munsi w'ejo, imirwano ikomeye cyane, ariko nubwo yabaga ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi hashize nabwo iyi mirwano ikaba yarabaye. Hanyuma reka dutangire wenda kugira ngo twinjiremo neza ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo. Reka tuhere ku rugamba rwabaye ku munsi w'ejo bundi hashize, ubwo hari tariki 2 nabwo urugamba rukaba rwarabaye. Uru rugamba rukaba ari urugamba rukomeye cyane, n'ubundi M23 ikaba nyuma yuko ari maze iminsi irimo kugabwa ibitero na nizi ngabo zirwana ku butegetsi bw'Ikishasa, bakabagabo ibitera ahantu bitango ni za Kikuvo, ahantu bitango ni za Katwa ndetse na za Kirumba. Rero nyuma yuko uwitwa Bodwe ageze hariya akimara kwiga neza ibi bice, yahise nawe none hatangira kugenda yigiza inyuma babarwanyi ba FARDC abakuraho mu by'ukuri bari batakaga baturutse. Uwo munsi umuriro waratse, imirwano ibera hehe? Ibera hano hantu bita ngo ni za Matembe. Aha niho habereye imirwano, habera urugamba rukomeye cyane. Ariko none ikintu gitangaje cyane, abazarendo mu by'ukuri cyangwa se izi ngabo za FARDC ntabwo zigeze zirara ahantu, kuko ahantu Matembe bari bahafite bariyeri, ariko M23 iyo bariyeri yaraye iyifashe. Ndetse mu gitondo cya karekare abaturage batuye hano za Arimbongo
barahungaga bavamo bitewe n'uko n'ubundi n'ingabo za FARDC nazo zari zamaze kwigira inyuma zivanamo ibikoresho kuko ngo M23 kuba yari ahantu bita za Matembe bumvaga ko ngo iri buze kubafatana ibikoresho biri hano muri Arimbongo. Ibyo bikoresho barabihunganye barahunga, ariko M23 ikadivansinga ijya imbere yerekera nyine hano muri za Kitsombiro yerekeza za Rubero. Ariko kuva icyo gihe uduce nka twa Kamanda twari tukirimo, Kamandi City ndetse na Kamandi Lake byose byari bikirimo, ariko akaba ari ahantu horoheje cyane bitewe nuko utu duce twegereye ikiyaga. M23 ikavuga iti igihe cyose dushakiye hariyaho rwose na hacu, baramutse batatse twabaruha hehe, twabaruha muri kiriya Kivu. Hanyuma ku munsi w'ejo M23 ikaba yaravuze iterekana nga tuhasukure, ikuramo utu duce twa Kamandi twose ikaba yadukuyemo, ubu rwose twose turitombe. Hanyuma noneho barangije barakuzamukira izindi force zirakuzamukira zataka mu by'ukuri ibirindiro bigiye bitandukanye n'ibice bigiye bitandukanye. Hanyuma bafata utundi duce twagiye rwose tubabaza cyane izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Amakuru mbafitiye rero, ejo M23 yarenze Arimbongo irakuzamukira igera ahantu hitwa Hutwe. Iyi Hutwe iyo uyirimo ntabwo nava ngo ni birometero bike cyane biba bisigaye kugira ngo winjire muri Rubero ku zone, ariko ku rundi ruhande nanavuga ko mu by'ukuri ari hafi cyane na Rubero ku zone, kuko na gace gasa n'akaringane n'ahantu bita ngo ni za Kitsombiro. Ariko navuga ko ku rundi ruhande ahanga burumva ubwo bataye cyangwa se basa n'abakikiye umuhanda route principale, barimo kugenda nyine bifashishije iy'amashamba, ariko izi ngabo ziri guhunga bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo ibinyamakuru byahariya Kinshasa cyangwa se byandika bibogamiye ku butegetsi bw'Kinshasa byavuze ko ngo M23 ngo iri gukoresha ngo ibitero cyangwa se ngiri kugaba ibitero by'ibinyoma kuri rezo sosiyo, ngo abarwanyi ba FARDC ngo bagera kuri 3 babajepe cyangwa se ba special force ngo bageze muri Hutwe, ngo basanga rwose ngo nta barwanyi ba M23 barimo, gusa ngo usibye ngo abaturage bari bayivuyemo. None se bakunze Jeune Official aba bagabo ko bavuga ngo bari bamaze kuyivamo ngo M23 nta yari yirimo, kandi twe mu makuru dufite tukaba tuzi ko M23 aha hantu yamaze kwashinga ibirindiro. Abasirikare 3 bageze muri Hutwe banyuze hehe? Ese bari bacengeye, bari banyuze? Ndakubwiza ukuri ibintu ntago byari byoroshye. Iyi Hutwe rero barangije bagira gutya bahita basukanuramo ingabo nyinshi cyane, nyuma yo kumva ko ngo nta barwanyi ba M23 barimo. Abatase bo babahaye amakuru bahite bagira gutya basukamo ingabo nyinshi cyane za FARDC iz'ubwoko zose bwose, basukamo amahibu, basukamo anakonda, basukamo ba musheko, barusukamo nabande bose, basukamo icyitwa abasirikare benshi cyane. M23 irongerera deborda, irangije ijya kubagotera ahantu bari baturutse nk'iyo ruguri katinga umuhanda. Izi ngabo bazirashe zirukansa amasigamana, bakubwira ko M23 kuzakubazakubwira ko bo bakunda kurasa abasirikare benshi cyane, ngo nibo beza cyane kubarasa mu rugamba, ngo biraborohera cyane kurwana n'abasirikare benshi kuruta uko barwana n'abasirikare bake. Ejoro nabwo niko byagenze, bara abasirikare benshi cyane bari basutwa hanga za Hutwe. M23 yakugenda yirabarasa, ubwo ntabwo ndibuze gushiramo urusaku rw'imbonda rurimo ruranihira. Birangira M23 aka gace nako ikongeye kutundi yari yamaze kwibikaho turimo nka za Arimbongo. Ubu tuvugane no mu by'ukuri M23 turamutse tunavuze ko ahitwa za Kitsombiro naho yamaze kwashinga amatako, ntago twaba tubeshe, kuko na gace kari hafi cyane n'ahitwa za Kitsombiro. Urumva ko Kitsombiro ugera Rubero ku zone harimo ibirometero bitari byinshi cyane, ntabwo ari kure cyane nk'uwaturutse hano za Kirumbo, birimo rwose ibirometero ni byinshi, ariko urebye ahantu hasigaye honyine kugira ngo ube wava
wagera mu rubero ku zone ni ahantu hato cyane. Ubu tuvugana rero urugamba uko bukeye rumeze, n'ubundi imyiteguro ku mpande zombi barimo kwitegura. Anytime ushobora kumva bakozanyijeho isasu rivugije ubuhuha. Niko situation imeze. Ubu FARDC yamaze kugezayo ibikoresho, ariko ibikoresho nubwo ari kugezaho ibikoresho ibyinshi biri gufatwa, kuko ejo M23 yafashe ibikoresho byinshi cyane, irangije rwose ihita inabisubiza inyuma kuko ibyo gukoresha barabifite. Ibikoresho byinshi barabifite nibyo, ibikoresho byinshi barabifite. Bagize gutya rero ibyo bindi babishyira mu bubiko muri amura, hanyuma bakomeza gukoresha ibyo bari bafite. Ariko icyitwa abasirikare M23 muri biriya bice yahise idiporohingayo abasirikare benshi cyane. Hariya hakaba hari abasirikare benshi, ndivuga ngo benshi wumve rwose ngo n'abasirikare benshi cyane. Ibi bice rero M23 irimo kugenda ibyigarurira, kuko mu minsi yashize nabwo yagize itya rwose igaba ibitero simusiga, ariko iza kugenda isubira inyuma, kuko murabyibuka ko yari yageze ahantu bita za Musenene cyangwa se za Musienene. Aha rero ikaba yararwanye rwose mpaka ihageze, ariko ubu tuvugana ikaba rero yari yarasubiye inyuma, bagarukira ndetse za Kirumbo, nyuma yo kuza Kirumba, nyuma yo kugera za Kirumba, ubu rwose bakabongeye gusubira inyuma, kongera kwa advancinga, bari kugenda bakubita izi ngabo za FARDC ziri muri ibi bice. Ubu sinzi rero niba umuntu uyoboye urugamba adashobora kuba yakwirukanka ngo wumve yigera ahantu bita za Butembo, kuko urumva ko M23 niba yafatiyeho ahantu mu by'ukuri irahazi cyane, kuko urumva niba yarigeze kurwana ikagera ahantu bita za Musienene uba warenze rubero ku zone, ukagera ahantu bita ngo niza uba wenda kwinjira mu mujyi wa Butembo. Mu by'ukuri urumva ko ibintu ntago byoroshye n'aka na gato. Izi ngabo zikaba zahuye n'akazi gakomeye ku munsi w'ejo, ariko ngo iyo ibintu bimeze gutya nazo ziba ziri mu nyungu, kuko zigenda zihitana utuntu tw'abaturage. Hari ababa bishimiye ko urugamba ruba gutya kugira ngo babone ukuntu bagenda basahura utuntu tw'abaturage muri rusange. Ni ku ruhande ariko rw'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bazi neza ko M23 igiye kugera. Icyo bahasiga bahakoreye rwose ntabwo ari kinaha, kuko barasahura abaturage mu gihe baba barimo barahunga, baba bagira gutya rwose bisahurira nta kibazo n'iki na kimwe. Igoma rero, Igoma naho haraye havuga amasasu n'umundi, ariko ni nk'ibisanzwe kubaho ubwo atavuga yaba ari yo nkuru. Gusa uko amasasu ari kuvuga niko arimo kugenda yivugana inzira karengane. FDL nabo rero bakaba bari kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye, bahunga bava hano muri teritwari ya Rucuro, teritwari ya Masisi ndetse na za Warikare na Rubero, bagahunga baza muri uyu mujyi wa Goma. Ngo rwose ngo uyu mujyi wa Goma ngo kuwufata ngo M23 ngo byabagora, ngo kubera ko angeze ingabo za MONUSCO zirawurinze bikomeye cyane, bityo bakava mu bice barimo bakavuga batereka natwe duhungire hara, bakajya muri ziriya nkambi zirimo za Kanyarucinya, izitwa za Rusayo ndetse na za Burengo. Akaba ariho rwose arimo kugenda bahungira, bakava mu bice barimo, abo urugamba runaniye ndetse n'imiryango yabo bakaba barimo kwiyizira rwose hano muri iyi inkambi, muri izi nkambi ziri hano muri iyi nkengero y'umujyi wa Goma. Gusa ariko nubwo ari kuza uguhohotera abaturage byo birakomeje, cyangwa se barabikomeje, aho abaturage uko bwije nuko bukeye bari kugenda bicwa, bitewe nuko izi FDL bari kugera rwose mu masaha ya nijoro, bakongera bagahita bambara wa mwenda wabo cyangwa se rwa ruhu rw'impyisi, bakiyambura uruhu rw'intama, barangiza none bagatangira kugenda bacakaza cyangwa se basahura abaturage twabo, harimo ndetse no kugenda bakora ibikorwa by'urugomo birimo no gufata ku ngufu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nuko rero ibintu bimeze, nuko situation ihagaze ku bigendanye n'urugamba ruri kubera hariya. Gusa ariko nkuko birimo kugenda bigaragara, M23 rwose irimo kugenda ishakisha igisubizo cy'ibyo yakora. Yari amakuru mu gitondo, byari nka update. Mu nyemerere mbabwire ko rwose andi makuru mu buryo burambuye turaza kuyagarukaho mu masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, ubwo utundi duce M23 iribuze kugenda
ifata cyangwa se icakira turaza kutubabwira dore ko irimo kugenda yerekera ruguru iyo ngiyo ubwo uduce navuga ngo yakuyemo n'utwitwa twa Kamandi kurama ahantu bita ngo ni za KITSOMBIRO naho ubwo yahageze dukurikije uko aho ibirindo byabo biri naho iyi KITSOMBIRO iri ari mbongo yo ni bindi twabivuga ko yahafashe imuhamaze n'imisi hanyuma rero nuko ibintu bimeze mukomeze munogerwe na gahunda zacu kandi subscribe niba utarayikandaho ibindi ubiturekere tuzajya tubikugezaho gatanu kuri kagenzi kako asante sana ciao.